maze ku munsi w'amavuko w'imyaka 70 ku myaka yari amaze kuzuza yanzura kwifata neza uwo munsi akisohokana atabona berereka nanjye bwa mbere mu mateka nisohokane kandi uyu munsi sinisondeka. Umukecuru nibwo afashe umwanzuro aragenda ajya muri hoteli ihenze koko. Yumvaga ku myaka 70 y'amavuko amaze ku isi, yumvaga afite byinshi byo kwishimira ko yagezeho. Umukecuru afata varizi ye ashyiramo utuntu duto yumvaga ari buze kugendera mu rugendo. Aragenda, mu by'ukuri ntiyari agiye muri vakansi, yewe ntiyari bunasohoke mu gihugu. Icyo yumvaga ashaka kwari ukwizihiza aniveriseri ye ahantu heza cyane mu ijoro. Rero ubwo umukecuru muri hoteli ihenze, ubwo ari guhamagara abana be, abuzukuru barishimye cyane muri hoteli nijoro. Akongera agamagara inshuti n'abavandimwe, ibitwenge byamwisha, yumiwe. Ahindukira akibona mu birahure bine, ahagarara mu birahure akabona pisine, akabona ibintu byose ni byiza. Dushe n'ibiri birahure gusa imwegereye, amazi ashyushye akonje namwegereye, byose birimo. Yari hoteli ihenze cyane, 5 star, yujuje buri kimwe cyose. Umukecuru ijoro rigoye rero araryama. Bukiye mu gitondo umukecuru agomba kubyuka ataha agasubira iwe mu rugo. Icyo ashaka n'undi yari yakibonye. Umunsi w'amavuko yari yawishije neza nk'uko yabishakaga. Harangije kwitunganya, yagombaga kubanza kwishyura mbere yo gusohoka muri hoteli. Akubise amaso biri fagitire, yarumiwe. Umukecuru yarebye kuri fagitire asanga agomba kwishyura ibihumbi 150 by'idolari. Umukecuru abaza umuzana fagitire ati, none ko munyishyuza menshi? Ko munyishyuza menshi cyane? Yego ndabyumva, ni hoteli nziza cyane, ariko nanone icyumba ntabwo gikuri ibihumbi 150 by'idolari mu ijoro rimwe, nta n'ifunguro rya mu gitondo nafashe. Uwishyuza nawe ati, umukecuru ni 150. Breakfast nayo yari irimo muri ayo mafaranga, ahubwo sinzi impamvu utayifashe. Umukecuru amubera ibamba rwose ati, mpamagara manager ahangaha. Manager ubwo ngubwo araza. Umukecuru arongera ati, ni gute munyishyuza ibihumbi 150 hejuru y'ijoro rimwe namazemo ahangaha nta na breakfast? Manager wari seriye cyane, ubona rwose ahagaze neza cyane ku byo asobanura ati, mukecuru harimo pisine, dufite sale nziza iberamo inama, dufite inzu z'imyidagaduro, dufite umuziki, hari komedi, aho hose umukiriya aba yemerewe kwajya akahakoreshwa ashaka. Rero ibyo byose ku bihumbi 150 ntabwo ari amafaranga menshi pe. Umukecuru ati, ariko wose ntabwo nakoresheje, sinzi impamvu rero mwanyishyuza ibintu ntanakoresheje, sinzi impamvu mwanyishyuza henshi kandi n'ahandi nagiye uretse mu cyumba narayemo. Manager ati, ibyo byose ariko byari bihari, wakabaye wabikoresheje. Manager akomeza gusobanura ati, hano hari abanyamuziki b'ibyamamare bakomeye bakunzwe mu gihugu, dufite abanyabumaji bakomeye bakora ibitangaza, dufite buri kimwe cyose. Umukecuru aterega ibyo byose ndabyumva kandi ni nabyiza, ariko nimwabinyishyuza kuko ntabyo nakoresheje ibyo bitarangimo byanyu. Manager ati, biba bihari, wakabaye wabigiyemo. Manager ntabwo atagize ngo yumvishe umukecuru uko gahunda imeze, ukuntu agomba kwishyura, ukuntu ko ayo mafaranga bikwiriye, ukuntu yakabaye yabikoresheje byose. Umukecuru nawe akomeza gutsimba aravuga yuko ntabyo yakoresheje, bityo ntabyo ari bwishyure. Hashize akanya umukecuru abona ntabwo akwiye gukomeza gupfusha umwuka w'ubusa no guta igihe cye, yemera gusinya sheke. Umukecuru asinya sheke ahereza manager. Manager arebye amafaranga umukecuru amwishyuye arumirwa agwa mu kantu. Manager ati, none mukecuru ko wishyuye 50 gusa kandi twakubwiye 150? Umukecuru nawe ati, yego nibyo koko, nishyuye 50 kuko nanjye naguciye 100 byo kuba waryamanye nanjye iri joro. Ubwo rero 50 nishyuye kongera iryo jana naguciye byo ko twaryamanye, ndakeka 150 washakaga byuzuye. Manager n'abakozi barumiwe batangarira icyarimwe. Abakozi bari barebera manager icyarimwe bumiwe. Manager nawe agwa muri koma ati, njyewe naryamanye nawe ntimwigeze menya naho waraye? Umukecuru ati, nanjye rero nari mpari, wakabaye waje. Nyuma y'icyo gisubizo manager nta kindi yarengejeho. Uyu mukecuru manager amaze kumirwa baramureka arigendera koko yishyura 50 gusa. Uyu mukecuru aritahira, ageze iwe ati, reka mu gitondo nze kuzinduka. Ubwo umukecuru arazinduka afata ibintu bye byose ajya kwisura umuhungu wari utuye mu mujyi wa kure, aho yaragiye kumureba ngo bamarane igihe gihagije, amusure birambuye, baganire bihagije. Umukecuru ageze ku muhungu we yatunguwe n'ibyo yasanze. Umukecuru n'urugendo rurerure cyane, urushye uturutse kure cyane mu cyaro, aza mu mujyi ko kaje gusura uyu muhungu we wari waraje gutura mu mujyi hafi y'ishuri. Uyu mwana we hari hashize igihe gitoya cyane atangiye kaminuza. Ubwo umukecuru ageze mu rugo rw'umuhungu we, umuhungu we aramwakira ariko atungurwa n'icyo yabonye atari yiteguye. Ubwo umukecuru ageze mu mujyi yasanze umuhungu w'abana mu nzu imwe n'undi mukobwa biganye. Ubwo nyina aza kumwihererana ati, se mwana wanjye,
buriya koko umbwije ukuri we n'uyu mukobwa nta kindi kintu kibyihishe inyuma? Umusore ati mama humura rwose nta kindi, ntacyo dupanga, umukobwa ni just classmate turigana, urumva ni umunyeshuri twigana kandi tunabana rwose bisanzwe, aba muri kiriya cyumba ureba hirya ni umukobwa rwose twigana kandi nta mumugerego urabizi amazu abahenze, murateranye rero mugafatanya kwishyura inzu, aba mu cyumba cye nanjye nkaba mu cyanjye, dura muri salo gusa ku meza, kandi rwose ibyo bintu ni ibisanzwe nuko ababyeyi namwe mukomeza ubuzima buse, kuko inzu nakabaye nishyura 60,000 uyu munsi ndi kwishyura 30,000 gusa, nkabona nayo gukoresha mu matike n'utundi tuntu umuntu aba akeneye ku ruhande. Urumva rero ni ibisanzwe kuba umuntu mwafatanya kwishyura inzu, buri wese akaba mu cyumba cye, ni nk'uko erega mwaturana mu gipangu buri wese amenya ibye mu cyumba cye, buri wese muhura muje kurya gusa. Umukecuru ati niba ari ibyo, niba ari uko bimeze rero ntacyo bitwaye. Namubonye umutima ugwa mu nda, ngira ngo wararongoye ntiwatubwira. Umusore arahakana rwose, ariko ku meza barimo bafungura amafunguro umukecuru yabitegereza uburyo bavugana, ukuntu baganira, akabona ishyamba si ryero tu. Ubwo iminsi yari yateganyije kubasura irangiye yisubira mu cyaro. Nyuma y'iminsi nk'ibiri umukobwa abwira wa musore ati uzi ko mama wawe kuva yaza cya gihe nyuma yo kugenda ko nabuze ya silver plate, ya sahane dushyiraho imbuto. Silver plate rero nisa n'icyuma iba yorohereye cyane kandi itararemereye, ya yindi nyine imeze neza nk'izo mufite mu ngo zanyu namwe. Umukobwa ati kuva mama wawe yagenda rwose narayuze, ubuse niba warayitwaye? Umusore rero ati sinzi nanjye ndumva ntumva hano iyo sahani yaba yaragiye kuko ntayo nakoze, ariko nacyo ndaza kumwandikira mubaze numve niba ntayo yaba yaratwaye. Ubwo umusore ku mugoroba koko yandikira nyina ati dear mother, mama sindi kugushinja rwose kuko simbihagazeho, ariko nanone sinabihakana. Ese yaba ari isahani ya silver plate watwaye uyikuye ha? Kuko ikiri cyo nyine kuva wava ahangaha aho ugendeye yarabuze. Nyuma y'iminsi 3 mama aramusubiza ati dear son, muhungu wanjye nanjye sindi kugushinja kuko nabihagazeho neza kandi sinabihakana, ariko ikiri cyo nuko uwo mukobwa yaza kuba arara mu cyumba cye, iyo sahani ya silver yari bube yarayibonye munsi y'umusego we ku buriri bwe. Umwanditsi utaramenyekanye niwe wavuze ngo ntukange gukura, ntukicuze gusaza ni umugisha benshi batageze. Ahanga ndashaka kukwereka yuko ari ubwenge utazavukana nk'impano, ahubwo uzigishwa n'imyaka uzagira. Aka kana k'agahungu k'imyaka ikiri mikeya k'imyaka 6 mu isoko na mushiki wako barimo basubira imuhira, agahungu kabona mushiki wako yasigaye inyuma yaranga ari iduka ry'ibipupe. Ubwo agahungu gasubira inyuma kabaza mushiki wako kati kutaza ngo dutahe, urashaka iki hano? Agakobwa nako gatunga urutoki igipupe cyari muri iryo duka cyiza gihenze. Ubwo binjira muri iryo duka ry'ibinturusi by'ibipupe. Agahungu gafata icyo gipupe mushiki wako yakunze, karagifata karakimuhereza. Agakobwa nako karishima cyane gakigiye igipupe kakunze musaza wako, agafata mu ntoki. Barakomeza ngo bajye kwishyura. Nyiri duka yanejejwe cyane no kubona ako gahungu kakiri gatoya kari responsable, kazi icyo gukora mu by'ukuri. Ubwo agahungu kageze aho barishiriza kati turishyira ngahe? Nyiri duka yari gentleman, yari umuntu mwiza cyane ugifite umutima ati none se wakanda ufite angahe kwishyura? Ubwo umwana akuramo shares zose yari afite mu mufuka. Uri kubona ikinyamujongorerwa, kiriya kintu ikinyamujongorerwa kiva mu shizi ngo ziba zimeze nk'utubuye tw'amasara bwayo abengerana cyane, ariko aba ari muri iyo shape imeze kuriya neza rwose. Ubwo kiriya kintu nyine maze kukubwira, ubwo shares n'amabuye bakura ku nyanja, abana bakunda gukina nayo kuko amabuye aba afite utubara meza cyane, hari abantu bayitegura mu ngo zabo nk'imitako. Ubwo umwana akura mu mufuka shares zose yari afite, azereza shopkeeper, azereza nyiri duka arazakira rwose, areba utwo twana ubona gahungu gasa n'agahangayitse kati ni make se? Shopkeeper ati no ntabwo ari make, ahubwo umpaye nyinshi cyane ugereranyije n'igiciro cy'igipupe. Ubwo umucuruzi afata shize enye gusa, izindi zose azisubiza akana kafashije izo shizi rwose gaseka kanezerewe, kazishyira mu mufuka, bundi bafatana mu kiganza barisohokera baragenda. Ubona agakobwa kishimye rwose bitagira ingano banezerwa. Umukozi warimo akora amasuku muri rya duka abaza boss ati boss wenda ntabwo bindebeye business si yanjye, ariko ngize amatsiko kukubaza ni gute ushobora gutanga igipupe genze kuriya hejuru ya shirize enye z'amafuta utazagira n'icyo umaza, noneho shirizi wajya no ku nyanja ukazibonera ukaziyorera ubuntu. Bose aramwenyura ati buretse
izi shirizi kuri twebwe nta kintu zimaze, ariko kuri uriya mwana zisobanuye ikintu kinini cyane, kandi ku myaka ye ntabwo azi icyo amafaranga ari cyo, ariko nakura azakimenya. Niyibuka yuko yigeze kugura igipupe just for shows akagitangaho shirizi z'amafuti zidafite icyo zimaze aho gutanga amafaranga, azanyibuka. Azakura azi neza yuko isi idatuwe n'abagome gusa nk'uko azabyigishwa n'abantu batandukanye. Azakura yumva yuko hari abantu beza bakiri kuri iyi si, kandi icyo gusa nawe ubwe kizamumutiva kugira neza, kizamwigisha kuba umuntu mwiza. Baravuga ngo kindness is a gift everyone can afford. Ubugwaneza, ubumuntu ni impano buri wese yabasha gutanga kuko nta kintu isaba. Abantu kuri buriya baba bazi ubwenge, ugize amahirwe yo guhura nabo mukamarana akanya nubwo kaba gato, hari ikintu cy'ingenzi umwigiraho gishobora kuzagufasha ubuzima bwawe bwose. Urabona kuri keke, iyo umuntu yagize anniversaire, yagize isabukuru, bashyiraho buje zingana n'imyaka yagize, uzamenya neza yuko washaje umunsi buje zizatangira guhenda kurusha keke ubwayo. Ese ugize imyaka ingahe?